hari igihe twigeze kujya mu ivugabutumwa ahantu hatari hafi kure, tugezeyo bari abantu nyine bafite culture zabo. Tugezeyo mu by'ukuri twagezeyo tunaniwe kandi bagombaga kutwakira, noneho baduha igikoma kirimo umunyu. Igikoma kirimo umunyu. Iyo tubyibutse ibyo bihe mu by'ukuri tujya duseka. Abantu baranywaga yakozaho gusa ku rurimi akaba araciriye, cyangwa se akahita yifata akareka kunywa icyo yarasigaje. Hakaba n'abandi bantu bakinyweye barakimara. Ibyo bihe rero iyo tubisubiyemo biba bisekeje, dusererezanya ati runaka yarakinyweye arakimara, ati uyu nguyu yaranyweye aracira, ati uyu nguyu yaranyweye igisigaye akirekeramo ntiyongera ntiyagira. Ibyo ni ibihe nyine twibuka bikadusetsa, bigatuma tugira entertainment nziza cyane. Ikaze kuri BMK1 TV, televiziyo ikorera kuri YouTube, ibagezaho ibiganiro bitandukanye, imyidagaduro, siporo, iyobokamana ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero nabwo tugiye kuganira tumenye amavu n'amavuko ndetse n'amateka ya ministeri imwe ikunzwe ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tumenye ibikorwa ifite muri iyi minsi ndetse n'ibyo duteganyiriza ahazaza. Ikaze ku mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Ndatangira mbibwira nitwa Mbonigaba Bonke, nkaba ndumva umuvugizi mukuru wa TURI Ministries. Arakoze cyane rero, ndumva mwamaze kumumenya, ni umuvugizi mukuru wa TURI. Ariko dufite amatsiko yo kumenya ese TURI yavutse ryari, ivukite, yashinzwe n'abande? Murakoze cyane. TURI yatangiye mu mwaka wa 2009. Yatangijwe n'abantu bake bageze kuri 12, ariko igitekerezo cyavuye ku mugabo umwe. Uyu munsi ni umugabo ariko yari akiri umwana muto, umusore, twita Trezor Ndayishimiye. Yaganiriye n'abandi bantu bakeya, so ministry itangijwe n'abantu 12. Nuko nguko igitekerezo cyaje cy'umurimo uratangira, dutangira kuwukora muri ubwo buryo kugeza aho wagutse ukaba munini cyane. Twakwibaza izina TURI ryatowe gute, cyangwa se igitekerezo cy'iryo zina ryavuye heryo? Mu by'ukuri TURI nk'uko nabivuze ko yatangiye muri uwo mwaka. Twatangiye turi groupe yari itaragira izina, bitewe nuko twari dufite muri twebwe talent cyangwa se impano, umuhamagaro wo gukorera Imana, wo kuramya Imana. Twanakoreraga mu macaci atandukanye, dusengera hatandukanye. So tumaze kwihuza no kwishira hamwe, twaricaye turavuga ngo dukwiye kugira izina, dukwiye kwitwa as ministry cyangwa se groupe yacu ikaba ifite izina twitwa. So twakoze kwandika amazina atandukanye. Muri ayo mazina atandukanye twanditse harimo n'izina TURI ryanditswe n'umugabo witwa Dani Ndasumbwa. Uwo niwe wanditse izina TURI. So mu mazina yose twari twanditse ku dupapuro dutandukanye, tuza guhitamo izina TURI ko ari ryo rikwiriye kwitirirwa groupe yacu cyangwa se itsinda ryacu. Nuko izina TURI ryabayeho. Nubwo igitekerezo cyo gushinga ministeri cyaba cyarazanwe n'umuntu umwe, ariko urumva mwicaye ahantu muri abantu 12 ndetse mugira nuko muhitamo amazina. Ese abo bantu bazanye igitekerezo bya mbere ubu n'ubu baracyari muri TURI, cyangwa ko hashize imyaka hari n'abavuyemo? Bose baracyari muri TURI, gusa harimo bamwe bari hanze y'igihugu cyangwa se bagiye hanze, nk'umudamu umwe uyu munsi witwa Claudine Zigasane, ari mu bantu ba mbere kabisa bagejejweho igitekerezo na Trezor. Ubu ngubu ntago turi kumwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ari muri Amerika, ariko abandi bose abenshi bari hano muri kino gihugu. Ubu umuntu yakwibaza ko wumva mumaze kuba umurimo munini, ese TURI ikorera mu Rwanda gusa?
ntabwo True Promises ikorera mu Rwanda gusa nk'uko mwari mubyumvishije, dufite abanyamuryango ahantu henshi hatandukanye. Muri Amerika hariyo abanyamuryango ba True Promises, so ntabwo bariyegeranya ngo batangire gukora neza mu buryo buri burambye, ariko twavuga ko muri Amerika hari itsinda rya True Promises. Mu gihugu cy'u Burundi hariyo True Promises ikora kandi nayo imaze gutera imbere. Dufite ndetse True Promises mu gihugu cya Kenya, Nairobi hariyo True Promises. Dufite indi tsinda rya True Promises riri muri UK mu Bwongereza, nayo ni itsinda naryo rinini cyane kandi rikora. So urumva ko True Promises ntabwo ari hano gusa i Kigali, ahubwo dufite n'izindi branches za True Promises. Urumva ko umurimo ni mugari kandi ni munini, ariko umuntu yakwibaza hari ibihe byiza mwaba mwaraboneye muri True Promises cyangwa se mwabayemo muri True Promises. Ni nk'ibihe bihe wibuka ukavuga ngo mu bihe byose mu minsi maze muri True Promises ibi ni byo bihe byaba byaranshimishije cyangwa se byaba byaradushimishije nka True Promises? Ni byinshi cyane, ariko navugamo bikeya. Ibihe twahuye nabyo cyangwa se twagize bikadushimisha cyane. Ndabyibuka igiterane cya mbere twagikoreye kuri Nazarene mu Gatenga. Ni ibihe bikomeye bidasanzwe twagize aho hantu, biratunezeza n'uyu munsi tujya tubyibuka. Hari amarikods y'igiterane twicara tukareba tukavuga ati ahantu kabisa byari bishimishije, urebye n'ukuntu twari twambaye ibya kera. So byari ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Ibindi bihe ni ibihe byo gusenga. Twagiye tugira nk'ama overnight, ibitaramo bya nijoro. Hari igitaramo twakoze abantu batari abaturu ntago bashobora kubimenya kandi bakera. Hari icyo twigeze kwita horoza. Icyo ni igitaramo twicaye turaganira. Abantu benshi nkuze kubabwira ati True Promises urukundo abantu bashobora kuyibonana, abantu bagira, byavuye mu kiganiro twakoze iryo joro ry'uwo munsi turimo tunasenga. Ni ibihe tudashobora kwibarwirwa kandi byiza cyane byaranze umurimo wa True Promises, n'amakonseri atandukanye twagiye dukora. So ni ibintu byinshi cyane umuntu yavuga byatunejeje muri True Promises. True Promises turumva ni itsinda rikora. Ese icyo gitaramo cya mbere uvuze mwakoreye muri Nazarene umwaka wa bari ryari? Ndatekereza wari umwaka wa 2011 nibwo twakoze iterane cya mbere. Birumvikana byabasabye imbaraga. Itsinda ryari rimaze hafi imyaka 2 gusa ribayeho. Imbaraga mwatangiye mukoresha nizo mukoresha ubu ngubu, mubona hari ikintu kiyongereyeho cyangwa mubona mukiri muri za zindi mwatangiranye? Birumvikana spiritually, ubundi iyo abantu batangira haba hariho aho bifuza kugera. Ntago navuga ko mu buryo bwo gukura imbaraga twatangirana nazo tugifite zagiye ziyongera, tewe nuko twatangiye turi abantu bakeya, uyu munsi turi abantu barenga 100. Urumva izo mbaraga ntabwo zaba zingana n'imbaraga z'abantu 12, ariko nanone ni ibintu bikomeye navuga bidasanzwe twatangiye dufite, n'uyu munsi tukaba tukibifite nk'indangagaciro za Gikristo. Twagiye dutera imbere mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Twagomeje kwibanda ku bihe byiza True Promises yaba yaragize. Se hari ibihe bibi mwaba mwarahuye nabyo bikababareza umutima cyangwa se mukumva birabaremereye nka True Promises? Birumvikana ntago byabura. Urugendo uyu munsi ni imyaka 10 ijya kuba 11. Ni imyaka myinshi, ntago twabura ibintu byashobora kuba byaratubabaje. Hari ikintu nibuka gikomeye cyane cyatubabaje kandi n'uyu munsi kitubabaje, igihe tubura muvandimwe wacu wari SG wa True Promises, bitaga Jacques Kiruhura. Twarababaye cyane kabisa, n'uyu munsi turacyamutekereza tukamuzirikana mu mitima yacu.
dukomeza kwihanganisha abavandimwe bacu muri TURI kubwo kubura umunyamuryango wabo. Ariko se umuntu yakwibaza TURI aho mugeze imyaka 11 mumaze mukora, nibihe bikorwa mufite hanze cyangwa se mufite nk'ama album angahe mwashyize hanze? Uyu munsi dufite album 3 nizo tumaze kugeraho, harimo 2 navuga ko ari iz'amashusho cyangwa se indirimbo zirenga 15 z'amashusho, kuko izindi ntizizira cyari muri production, ntabwo zirasohoka. So ni indirimbo nyinshi tumaze gukora, uretse n'ibyo ngibyo by'indirimbo wenda tumaze gusohora, haracyariho n'izindi package nyinshi cyane dufite zitarasohoka, ibihangano byinshi bitandukanye tugifite bitarasohoka. Urumva iyo myaka ni myinshi cyane, abantu bafite ibintu byinshi bavuga bafite muri bo bamaze kugeraho. Kugira album launch 3 hanze ntabwo biba byoroshye, ariko hari imwe namwe muvuga nka TURI mukavuga ngo iyi niyo twashyizemo imbaraga nyinshi, cyangwa se iyi niyo yadutwaye imbaraga nyinshi nka TURI, ndetse n'umusaruro wayo twabonye rero wabaye mwiza kuruta izindi. Ni iyihe? Mu by'ukuri icyo kibazo ni cyiza cyane. Nta album nimwe tutashizemo imbaraga, gusa nanone biterwa n'urwego abantu baba bagezeho. Navuga album ishobora kuba yaradutwaye imbaraga cyane ni album ya mbere, kuko niyo twakoze tudafite byibuze naho dutangirira. So twikuramo ubushobozi, twikuramo imbaraga, tudafite any support, tukiri abana batoya. Kandi mu by'ukuri iyo ngiyo ntekereza kuko ariyo yagize impact nini cyane n'umusaruro munini, kuko muri iyo niyo ishobora kuba yaratumye abantu benshi bamenya TURI. So nubwo urwego rwayo uyu munsi tuzi praise izo ndirimbo tukazishira muri tukazumva, twumva nyine zari ku rwego nyine rw'icyo gihe, ziri hasi, ariko ntekereza ko ari album yadutwaye imbaraga, yadutwaye ubushobozi tutari dufite bwinshi. Ariko urebye izindi album zirimo ubuhanga, zicuranze neza, zikoze neza, nazo navuga ko nazo zadutwaye imbaraga n'ubundi bushobozi bwinshi cyane. Urumva album ya mbere imaze imyaka myinshi, wakwibutsa abantu nk'indirimbo zari ziriho cyangwa se izatumye abantu babamenya, nyine ko rizo bavuze yabaye intandaro yo kugira ngo abantu babamenye? Harimo indirimbo ya mbere TURI yasohoye bwa mbere tukijya muri studio. Indirimbo ya mbere twasohoye yaramenyekanye cyane, indirimbo yitwa Ni muri Yesu nzibera. Iyo ndirimbo hari abantu benshi banavuga ngo se ni yaTruePromises kubera ko bayizi kera. So iyo ndirimbo ni yaTruePromises yitwa Ni muri Yesu nzibera. Harimo n'indi ndirimbo yitwa Manurera, nayo iri muri album ya mbere, yatumye nayo tumenyekana cyane. Ndetse iyo ndirimbo yigeze kubaho mu mwaka wa 2014, yabayeho iya mbere muri Groove Award as Song of the Year. Ndetse ituma TURI iba Choir of the Year, so ituma tubona igikombe. Wavuze kuri album ya mbere ko yaba yaratwaye imbaraga, ariko umuntu yakwibaza umwaka ushize mwakoze album abantu benshi bari bategereje muzana umuhanzi wa gospel, twavuga ko ari big figure muri Afrika yose, Benjamin Dube. Ese yo yaba yaratwaye ubushobozi bungana nka gutugereranyije nuko mwavuze ngo iya mbere niyo yabatwaye imbaraga n'ubushobozi bwinshi? Ese yo uyigereranya gute n'izindi, cyangwa mu bikorwa mwarakoze yo uyifata gute? Kiriya ni ikintu gikomeye cyane twagezeho, kandi ubundi impamvu navuze ko album ya mbere ariyo yatuvunye cyangwa se yatugoye cyane nuko icyo gihe twari tukiri bato, tudafite aho twatangirira naho donc bikigoranye. Ariko kuri iki warumbajije kino concert duherutse gukora ya True Worship, yabaye mu kwa 8 kwa 2019 I think. Yadutwaye imbaraga nyinshi cyane, kandi estimation ya budget yari hejuru cyane, ishobora kuba yaratwaye hejuru ya miliyoni 25. Urumva ko it was a big event, yari nini cyane, ariko turashima Imana kuko byabaye.
umusaruro wayo kuri mwebwe kuzana umuntu ukomeye nk'uriya, umusaruro mwari mwiteze n'uwo muri kubona aka kanya byagenze bite, cyangwa se n'uwo mwatangiye kubona kuva ku munsi wa concert kugeza ubu byifashe gute? Murakoze cyane. Umusaruro twari twiteze n'uwo turi kubona uyu mwanya, mu by'ukuri navuga ko biri kuri 70%. Impamvu mvuze 70 nuko hariho some part abantu bashobora kuvuga ngo ntago zabaye achieved neza, ariko our main target yari ijyanye na no kugira ngo presence y'Imana igaragare. Ntago ari uko wenda twatumiye umuntu ukomeye uri famous uzwi cyangwa se uri role model wacu dukunda twigiyeho ibintu byinshi. So icyambere nuko iyo duteguye concert mainly tuba dushaka ko presence y'Imana igaragara, ubwiza bw'Imana buganza muri abantu batwitabye. Icyongeyeho mu by'ukuri twabashe kwachivinga ni ikintu kijyanye na connection ya spirit cyangwa se ya Benjamin Dube. Iyo narimvuze ni ministry yiwe agira yitwa Spirit of Praise. So mu by'ukuri nayo yari muri expectation dufite ko hariho uburyo dushobora kugirana connection. So ni ikintu rero dutekereza nacyo cyabaye achieved well. So mu by'ukuri ino concert twakoze ni concert ntekereza ko hari urundi rwego yatugejejeho cyangwa se yatwinjijemo mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Gutumira Benjamin Dube mu ruhande rumwe mu kuririmba yarabafashije aririmba neza, abantu bari hari turanezerwa, ndetse namwe bibafasha kubona izo connections. Ariko nk'umuntu mwari mwatumiye, ndizera ko hari ibiganiro mwagiranye TURI n'umutumirwa wanyu, ni nk'izihe nama yaba yarabahaye zikaba challenginga mukumva TURI hari ibindi bintu mukwiriye gukora kubw'inama muhawe na Benjamin Dube? Yatubwiye ibintu byinshi bitandukanye, ariko kimwe mu byo twasigaranye ni ikivuga yuko before we serve people we have to serve God. Mbere yuko dusavinga abantu tukwiye gusavinga Imana, tugaca bugufi, hanyuma tugategereza icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Numva ko ari cyo kintu gikomeye twamukuyemo cyangwa se twamukuyeho, n'uburyo bwo kuba humble, gukorera Imana aciye bugufi. So twabibonaga wenda tutarahura, nyuma yuko twabonanye nawe no kuganira nawe twumvishe ko ibyo dukora byose no kubera Imana, dukwiye gukorera Imana kuruta uko dukorera abantu. Hari abantu benshi bajya hariya kuri stage bakajya kuririmba, ariko akagira ngo yemeza abantu aho kugira ngo yemeza Imana mu yandi magambo, cyangwa se akorera Imana then noneho Imana inezeze abantu binyuze mu kuba twanejeje Imana. Murakoze cyane. Hari discipline cyangwa se imyitwarire umuntu ajya abonana TURI itandukanye n'andi ma ministeri. Ntago nshatse kuvuga ko andi ma ministeri atagira discipline, ahubwo hari umurongo wanyu mugenderaho. Ubonana abantu TURI abenshi ni ikigero kimwe, ubona n'imyaka ingana, kuyobora kuri abantu ukabona abantu baba mu murongo umwe, ukabona nyine bafite itandukaniro n'andi ma ministeri rigaragara ku buryo undi muntu ahita abona. Mubikura heheze cyangwa byabafasha imbaraga ki kugira ngo mushyireho uriya murongo TURI imere kuri? Murakoze. Iyo bije muri comparison ntago tubasha kubisobanukirwa neza, kubera yuko ministry runaka TURI cyangwa sindi yose wenda ishobora abandi nibo bashobora kukubwira ati bimeze gutya, ariko mu by'ukuri ku ruhande rwa TURI ikidushoboza gukora ibyo dushobora gukora bikaba byagaragarira neza mu maso y'abantu no mu maso y'Imana, nuko twumva ko hari indangagaciro za Gikristo dukwiye kugira, kandi tubikura mu kuganira. Ubundi ntago nababwiye vision ya TURI iri muri kategori 3. Hariho icyo twita true worship, nicyo dukoreramo ibintu
songs cyangwa se kuririmba, kuramya Imana, guhimbaza Imana. Hakaba n'icyo twita true words of life and true prayer. Ni ibintu bitatu, harimo true worship, true prayer and true words of life. Ni ukuvuga ngo harimo kuririmba by'ukuri, gusenga by'ukuri, ndetse no kwiga ijambo ry'Imana ry'ukuri riduha ubuzima. So ibyo byose ni ibintu dukora nka True Promises, tukiga ijambo ry'Imana, tugahugurana, tukareba icyo Imana ishaka ku buzima bwacu, hanyuma tugasenga Imana, dusaba Imana kuko ikwiye kudukoresha igikwiriye cyayo, then tukaza gushira noneho mu bikorwa ibyo twize. So harimo na bya bindi bya worship, kuramya no guhimbaza Imana byuzuye. Icyo kirumvikanye neza cyane, ariko hari nk'umwihariko wowe ujya na True Promises. Tureke twebwe baba hanze, hari umwihariko wowe ujya muri True Promises ukavuga ngo True Promises dufite umwihariko umeze gutya, turetse iyo mirongo migari True Promises igenderaho. Ni nk'uhe mwihariko mwe muvuga ngo uyu niho tujya twibandaho cyane tukavuga ngo uyu ni umwihariko wacu, abantu batumenye ku mwihariko wacu ari wo wuyu? Hari siroga tugira, navuga ko ariyo nahera nsubiza icyo kibazo. Mu by'ukuri iyo siroga iravuga ngo amavi niyo dukuramwo ibindi byose. Donc gusenga niyo soko y'ibintu byose dushobora kuba twageraho. Nuko ntago turi abaririmbyi basenga, ahubwo turi abanyamasengesho baririmba. That is the key of our ministry. Nuko turi abanyamasengesho baririmba kuruta uko turi abaririmbyi basenga. Murumva ko ibyo bintu biratandukanye. So gusenga niko dukuramwo ibintu byose bituma twitwa True Promises. Kugeza ubu ni ibihe bikorwa biri hanze yo kuririmba True Promises yabikora? Navuga ngo ntabyo, kuko nta biri official bishobora kuba biri registered cyangwa se bizwi, ntabyo, sibye yuko bishobora kubaho mu minsi iri imbere. Umuntu yakwibaza muri iyi minsi twari turi muri gahunda yo kuguma mu rugo, True Promises mwabayeho mute, mwavuganaga gute, mwakoraga gute? Ngira ngo n'uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi True Promises ntabwo turemererwa wenda kuba twahurira ahantu hamwe ngo dukore nk'uko twari dusanzwe dukora. Cyane twahuzwaga nuko dufite practice, dufite gicaniro, amasengesho, dufite sorti, ivugabutumwa runaka. So ibyo ntabwo byahagaze. So wenda igishobora kuba cyarahagaze nuko duhurira ahantu hamwe, tugahurira no mu macaci atandukanye tujya mu ivugabutumwa. Ariko ibyo ngibyo navuga ko byakomeje mu buryo bwa social media. Turahura kuri WhatsApp cyangwa se izindi platform zacu zitandukanye, tukasenga, tukaganira ijambo ry'Imana, tugahugurana, tukaririmba. So nubwo buryo muri no period ya COVID twahuriye kuri social media dukora ibyo bikorwa byacu bitandukanye. Namwe muri babyaje umusaruro social media muri iyi minsi. Ariko se umuntu yakwibaza, True Promises ni ministeri ikomeye, ndetse uko bigenda kose ijyamo n'abantu bakomeye. Ese nk'umuntu ujemo, ni ikihe kintu True Promises imwungura akigeramo, cyangwa se uko agenda arambamo, ni ibihe bintu yunguka muri True Promises biruta uko yaje ameze? Mu by'ukuri icyo nshobora gusubiza aho ngaho, umuntu icyo yunguka kuba muri True Promises nuko True Promises is a family, n'umuryango, umuryango umuntu abonamwo ibyo umuryango wagakwiye gukora, kumukorera. So numva ko ariyo nyungu ya mbere, cyangwa se iri yagutse ku muntu ujoininga True Promises, nuko
yisanga mu muryango nka TURI, akabona inshuti, akabona abavandimwe, akabona abantu bamufasha, akabona abashobora kuba bamurusha ikintu runaka akakibigiraho, akabona abantu bashobora kumugira inama ku kintu runaka. So navuga ko TURI ni umuryango. Mu bijyanye n'imiririmbire, umuntu iyo ajemo mumufasha iki? Muntu mu bijyanye n'imiririmbire, umuntu iyo ajemo yisanisha n'abandi uko bameze cyangwa se urwego barimo, cyane ko dukora ama practice. So abashinzwe imiririmbire baramukurikirana bakamenya se ari ku rwego rumeze rute, ashobora kuva kuri uru rwego akajya imbere. Ibyo ngibyo niko bimeze, yitabwaho nk'abandi bantu bose n'ubundi bari basanzwe mu murimo. Hari nk'abantu bari hano hanze bakurikiye kino kiganiro, afite nk'amatsiko yo kumenya se inzira zituma umuntu yinjira muri TURI niziye, cyangwa se uburyo umuntu yakoresha kugira ngo abe umunyamuryango wa TURI. Kuba umunyamuryango wa TURI ni ibintu byoroshye. Ni ukutwandikira leta, kwandikira ubuyobozi bwa TURI leta, ukadusaba kujoininga ministry, then nyuma y'igihe runaka dushobora kukwigaho tukagusubiza twamaze kumenya uwo uriwe. Ikibazo gihari se, umuntu utazi kuririmba cyangwa se umuntu utari umuririmbyi mwiza, TURI nawe iramwakira? Ndagira ngo nsobanure kino TURI ntabwo ari itsinda riririmba gusa, dufite n'ibindi bikorwa bitandukanye abantu bashobora gukorera mu itsinda rya TURI. Ushobora kubona hari icyo ushoboye, cyane ko ari ministry, ni ikintu kiba cyagutse gifite ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kubona wafasha muri media, ukavuga ati wenda muri TURI nshobora kubafasha ibintu bijyanye na media, kuzamura platform zabo. Ushobora kubona wadufasha kuba umu intercessor w'umurimo udakwiye kuririmba. Ushobora kubona watubera muvugabutumwa, kuko hari inshuro nyinshi dutegura ama crusade mu byaro, tukaba dukeneye abavugabutumwa. So urumva ko TURI ni umurimo wagutse utarimo kuririmba gusa. So umuntu wese rero, waba uri umuririmbyi waba utari umuririmbyi, you can join the ministry, birashoboka rwose. Hari nk'inama wowe nka perezida ujya ukunda kugira abaririmbyi, nako ntabwo wavuze kuri perezida, wavuze kuri umuvugizi. Hari nk'inama ujya ukunda kugira abaririmbyi cyane ubona ihora iguhangayikishije mu murimo, iyo nama ni iyihe? Inama navuga ko ngewe ntanga kenshi ni uguhugura abantu, mbabwira yuko icyo dukwiye gukora ari ugukorera Imana. Ntabwo umurimo dukora ari uw'abantu, ni uw'Imana. So cyane cyane mbahugura kugira ngo twegere Imana, dukunde Imana, dukorere Imana, dushire hamwe, tube umwe, hanyuma twamamaza ubwami bw'Imana ku isi. Narimbaje ikibazo kikwerekeyeho, reka nsubiremo n'ikindi. Ese uri mu bavugizi cyangwa se abayoboye ama ministeri bake hano mu Rwanda umuntu abona banaririmba? Abandi usanga ari abantu bakuze, ukabona ntago baririmba cyane nk'uko bakora indi mirimo muri ministeri. Ese wowe ufatanya gute kuyobora izo ndirimbo no kuyobora umurimo muri rusange? Ubifatanya gute, cyangwa se izo nzego zombi uzizamura gute, haba wowe ku giti cyawe, imiririmbire yawe, ndetse no kuzamura umurimo mu byo ushinzwe gukora, mu mirimo ushinzwe gukora muri ministeri? Murakoze. Wajije ikibazo cyiza. Cyo nasubiza ni ubuntu bw'Imana. Kuba umuyobozi ukaba ufite na domaine y'ibyo uyoboye, uri umuririmbyi, ni ikintu cyiza cyane, ariko ntekereza ko ari ubuntu bw'Imana. Nanone kandi ni n'ibintu bibiri bitandukanye, kuba umuririmbyi no kuba umuyobozi. Urumva buri kintu kimwe umuntu agikora nyine mu mwanya wacyo, cyane ko mfite abunganizi. Iyo bigeze aho hakenewe inshingano zo kuba umuririmbyi, mbikora nk'umuririmbyi. Iyo bigeze mu gihe cyo kubikora nk'umuyobozi,
nirengagiza iby'uburirimbyi ngakora iby'ubuyobozi. Nuko nguko nshobora kubivuga, ariko byose navuga ko bifashwamo n'Imana cyangwa se nabifashijwemo n'Imana. Wowe uriyizi igihe 2009 igihe mwaje gutangiza TURI, uzi urwego wari uriho, ese ubona ari iki cyahindutse mu miririmbire yawe, cyangwa se ubona ari iki itsinda rya TURI ryagufashije mu miririmbire yawe wowe nka Bonke? Murakoze cyane. Abantu banzi kera ndi umuririmbyi, natangiye kuririmba kera cyane ndi umwana mutoya, ariko navuga ko mu by'ukuri abantu banzi kera ndi umuririmbyi bagiye babona some improvement. So icyo TURI yamfashije ni ukumenya ko mfite impano no kumenya uburyo nkwiriye kuyikontrolinga no kuyimanaginga kugira ngo ive ku rwego rumwe ijye ku rundi. So kera turirimbiraga nko kuri piano gusa, kuri sente yonyine, ariko TURI yanyigishije uburyo nshobora kuririmba ndi kuririmbira kuri instrument zose bancurangira. Urumva urwo ni urwego navuga ko rwazamutse, nkamenya uburyo bikwiye gukorwa. Hari ikibazo kimwe dusigaye tubaza abantu benshi b'abaririmbyi. Hari umuziki imbere wari uriho w'amakorali, hariho abantu babagamo benshi cyane, ariko aho ministeri zimaze kugirira imbaraga ndetse haza n'indi miririmbire yitwa ya worship team, amakorali asubira inyuma ndetse duvuga nkaho asa nkayashize. Ese ubona izo ministeri n'ama worship team ariyo yagize uruhare mu kumara umuziki w'amakorali? Ese umuziki w'amakorali wafashije iki ama ministeri ariho ubu ngubu? Icyo kibazo cyo nakivugaho nuko mu by'ukuri ntabwo ministeri zaje zije kumara korali cyangwa se worship team, ahubwo byose ni ibintu bikorwa kugira ngo byuzuzanye. Mu by'ukuri ku muntu ufite impano, gukorera ahantu hamwe gusa ntago bihagije, ari nacyo cyatumye ministry zibaho, zihuza abantu n'abandi bantu batandukanye n'abandi, ku buryo nk'uyu munsi uko mbibona ministry ihuza umuntu wo muri ADPR ikahuza n'umuntu wo muri church runaka, igahuza umuntu, donc abantu wabonaga batari bakwiye kuba bahuza cyangwa se bahuza imbaraga bakabivanamo ikindi kintu, ariko ministry yagiye ihuza abo bantu. Ubumenyi ufite ku kintu runaka ugahura n'undi ufite ubumenyi ku kintu runaka, bigatuma mutera imbere. Ntabwo navuga ko byaje kwica urwego rwa worship, ahubwo byaje kubikomeza no gutuma birushaho gutera imbere. Ngira ngo uyu munsi murabibona kuko icyo ministeri zazanye ubu ngubu, amakwaya cyangwa se ama worship team nayo arimo ashaka kugera ku cyama ministeri ashobora kuba yaragezeho uyu munsi. Ugasanga worship team ya church nayo ni ikintu kimaze gutera imbere nacyo ku buryo kigera kuri rwa rwego rw'ama ministries. Reka dusubire ku ndirimbo za TURI. Hari nk'indirimbo TURI mwebwe mugira ku buryo umuyobozi w'indirimbo nk'iyo yayoboye uyu munsi ntayishyiremo muzo muri buririmbe, namwe mwumva hari ikintu nyine mwasize ku buryo iyo ndirimbo usanga abantu benshi muri TURI bayikunda kurusha izindi? Ni nk'iyi? Icyo kibazo umuntu yakibaza nka conducteur wa ministry, niwe ushobora kubivuga kuko niwe ushobora kuba abona comment abantu batanga, ariko indirimbo almost ya TURI ziryohera amatwi y'abazumva n'abaziririmba. Sinzi indirimbo ushobora kuvuga wenda wambaza ku giti cyanjye nkanjye, apana wenda generally ngo mvuge ngo ngewe nkundiye na runaka kundiye na runaka kundiye na. So dukunda indirimbo almost zose turirimba. Nkawe iyo wumva igukoraho cyane cyangwa se ukunda cyane ya TURI ni? Barabizi na bagenzi banjye, hari indirimbo nkunda twayisohoye muri album ya kabiri iravuga ngo nta bwoba mfite. Iyo ndirimbo iyo nyiririmba numva emotion muri ngewe, nkumva hari icyo irimo ikora mu mutima wanjye. Ese Bonke uri umuririmbyi mwiza, ese waba unandika indirimbo? Yego,
kutandika. Ni ihe ndirimbo waba waranditse muri TURI ku buryo iyo uyumvise wumva wenda ikuvugaho ivuga ku bihe wari urimo? Indirimbo nanditse ni indirimbo iri mu rurimi rw'icyongereza ivuga ngo I'm no longer a slave of sins. Ni ukuvuga ngo ntabwo nkiri imbata y'icyaha. So iyo ndirimbo ni indirimbo njya nibuka nahawe ndi mu muhanda ndimo ngenda. So mpabwa akantu gatoya ndagenda ndicara ndayishongera irarangira. Iyo ni indirimbo ikora ku mutima wanjye inezeza. Hari akandi kantu kari inyuma kavuga ngo thank you Lord, thank you Lord. Iyo nkaririmba banibuka iby'Imana yakoze ku buzima bwanjye. Reka tuvuge TURI, wowe nk'umuyobozi mu myaka 5 ni bihe bintu muteganya wumva mwifuza ko mwaba mugezeho mu myaka 5 iri imbere, dukuyemo uyu nguyu usa nkaho wapfuye ubusa mu mirimo myinshi ndetse ku isi yose atari mwe gusa? Nko mu myaka 5 iyo murebye TURI mwibona kuki, nihe ntumbero mufite yo kugeraho mu myaka 5? Intumbero yacu nihinduka iracyari imwe. Tuba dufite mission yo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi turifuza kuko bushobora kugera ahantu hatandukanye henshi cyane, kandi turifuza yuko nka TURI hari abantu bahinduka, bakizwa, bagarukira Imana baguye, cyangwa se bihebye bakongera kwegera Imana binyuze mu ndirimbo turirimba cyangwa se ibikorwa bitandukanye dukora. So intumbero rero dufite niyo ngiyo kandi irakomeje. Niyo nifuza ko mu by'ukuri mu myaka iri imbere noneho urwego turiho uyu munsi rwaba rwarikubye rugeze ahandi hantu. Niba uyu munsi tumaze kubwiriza abantu twavuga 10 cyangwa se 20, numva nifuza ko mu myaka 5 twaba tumaze kubwiriza abantu barenze abo ngabo, abantu bamaze gukizwa benshi cyane. Nkawe nk'umuyobozi mu myaka 5 wibona hehe muri TURI? Turabibona urubatse, ufite akazi, uyoboye umurimo. Wibona gute muri uyu murimo wa TURI cyangwa se no kuririmba bisanzwe mu myaka 5? Urumva wifuza kuzaba uri hehe cyangwa se wibona hehe? Murakoze cyane. Mu myaka 5 ngewe nka bonke aho nibona ni kure cyane kuko ntawe ujya ugira inzozi za hagufi. Umbajije imyaka 5 ariko unambajije n'imyaka 40 iri imbere, nakubwira icyo nifuza ko bizaba bimeze. So icyambere uyu muhamagaro twahamagariwemo Imana wo kuririmba no kuramya ni ikintu dutekereza kinini cyane Imana yaduhaye, kandi twifuza gukora kuzageza mu myaka yo kubaho kwacu tukiramya, tukirimbaza Imana, tugishira hejuru izina ry'Uwiteka. So ku rwego rwa TURI ndifuza ko mu by'ukuri TURI zabigeze ahantu hakomeye cyane, hagutse, aho dushobora kuvuga ngo dufite ibikorwa byacu, dufite ibintu byitiriwe TURI, dufite wenda press area address iri fix ya TURI, kwitwa wenda kuvuga ngo ubutaka bwa TURI, kuvuga ngo hari ahantu ni kwa TURI, bitaraho wenda dushobora kwita dukodesha nka office. So nicyo nifuza cyangwa se ndeba imbere mu myaka nk'itanu ya TURI ni ukuba ifite address yayo, ishobora kuba mu myaka 5 ishobora gukorwamo ibintu byinshi, ariko reka mbevuzemo ibyo ngibyo. Hari mbere y'iyi COVID-19 umuziki wa gospel mu Rwanda wari umaze kuzamuka ku rwego rushimishije cyane. Iyi COVID-19 ikomye ibintu byose mu nkokora, turabibona, ariko imiririmbire y'amaministeri uri mu miziki warutangiye no gusohoka mu karere ukabona ko utangiye kumvikana cyane. Ese niki gituma umuziki wa gospel wo mu Rwanda utari wagera hanze cyane, ko twari tubonye ko mu imyaka byari bitangiye kuza usibye icyorezo cy'ibisubije? Niki cyatumye umuziki wa gospel wo mu Rwanda udahita usohoka ngo ujye hanze nkuko iyo hanze yinjira mu Rwanda? Murakoze cyane.
iki kibazo ntabwo ari mwebwe mushobora kuba mukibajije, ariko iyo umuntu ari mu gihugu ntamenya hanze y'igihugu uko bimeze. Hari igihe ushobora kuvuga ngo umuziki wateye imbere mu gihugu utazi ko wateye imbere cyangwa se ugeze kure no hanze y'igihugu, kuko iyo umuziki uzamuka ntabwo uzamukiraho uri gusa, babyita kuzamuka kubera ko uba wageze ku ruhando rwo kuba wakumvwa n'abandi batarimo imbere, kuko niho abantu bavuga ngo umuziki wazamutse. Kuko iyo uririmba ahangaha ukaba wakumvwa n'umuntu umwe, uwa kabiri yakumva akavuga ati ewa bonke muziko asiga aririmba akaririmba neza, bikavugwa na babiri batatu, so iyo birenze aho ngaho bigenda bikagera n'ahandi. Kuba umuziki w'u Rwanda wari urimo utera imbere hano, navuga ko wari urimo utera imbere no hanze y'igihugu. Ahantu hahuriye abantu benshi cyane cyane baniganjemo abasore ndetse bamaranye imyaka myinshi, bagera ibihe byo guseka. Ni nk'ibihe bihe cyangwa ni nk'akahe kantu kabaye muri TURI kakabasetsa ku buryo mwese niyo umuntu akeneye ko wenda mushyuha yagarura ibyo bihe mugaseka? Bibaho cyane ibihe bya entertainment, ariko hari igihe ziza nyine igihe kimwe muri circumstance cyangwa se situation itari yo nko guseka. Akantu gashobora kugaruka nibutse, hari igihe twigeze kujya mu ivugabutumwa ahantu hatari hafi kure, tugezeyo bari abantu nyine bafite culture zabo. Tugezeyo mu by'ukuri twagezeyo tunaniwe kandi bagombaga kutwakira, noneho baduha igikoma kirimo umunyu. Igikoma kirimo umunyu. Iyo tubyibutse ibyo bihe mu by'ukuri tujya duseka. Abantu baranywaga yakozaho gusa ku rurimi akaba araciriye, cyangwa se akahita yifata akareka kunywa icyo yari asigaje. Hakaba n'abandi bantu bakinyweye barakimara. Ibyo bihe rero iyo tubisubiyemo biba bisekeje, dusererezanya ati runaka yarakinyweye arakimara, ati uyu nguyu yaranyweye aracira, ati uyu nguyu yaranyweye igisigaye akirekeramo ntiyongera ntiyagira. Ibyo ni ibihe nyine twibuka bikadusetsa, bigatuma tugira entertainment nziza cyane. Tugana ku musozo, reka tubaze se TURI yabifite ama platforms yo kuri social media yabikoreraho ku buryo umuntu ukurikiye kino kiganiro yashaka kubareba areba ibikorwa byanyu yababonaho? Yego, dufite platforms zitandukanye zikoreshwa: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, byose wakwandika TURI. Kuri YouTube hari channel dufite ya TURI. Dusaba n'abantu kudusapotinga bashobora gukora subscribe. Yitwa True Tune. Iryo jambo ryanditse uhitubona videos zacu zose, indirimbo zitandukanye, ari audio na video wazibona. TURI ni ministeri ifite ibikorwa byinshi. Se mwaba mufite office ahantu runaka mukorera ku buryo umuntu abashatse yababona? Yego, dufite office iherereye hano i Remera mu Giporoso. Sinzi uko nshobora kuvuga inzu neza, ariko ni hano opposite na Nazarene Church. Donc umuhanda hari inzu yanditseho Jesus is able. Ni muri office z'iyo nzu mu gikari cyayo niho dukorera umurimo w'Imana. Hari nk'inama cyangwa se ijambo wabwira abakunda TURI ndetse n'abaririmbyi ba TURI nk'inama wabaha muri aka kanya? Murakoze cyane. Ijambo nabwira abakunzi ba TURI cyangwa se abadukurikirana bashobora kudukurikirana, nuko TURI dukunda abadukunda cyane, kandi tunababwira ngo mukomere, mumenye Imana, mukunda Imana, kandi ibi bihe turimo bikeneye ko abantu dushikama tukaguma ku Mana,
nubwo hariho ibihe bikomeye bigoye byo kutabonana, byo kudakorera Imana byuzuye wenda mu buryo bwari bumenyerewe, ariko nabwira abantu ngo dukunde Imana, dukorere Imana, kandi turi mu bihe navuga ko ari ibihe bya nyuma, usibye ko byatangiye kera no ku bwa Yesu byavugaga ko ari mu minsi ya nyuma, ariko noneho ahangaha turi mu bihe bisa naho bitugaragariza ibimenyetso bya nyuma by'imperuka. Abantu begera Imana, abantu bakunda Imana, bizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, kandi ntawe uzajya kwa Data atanyuze muri Yesu Kristo. Murakoze cyane. Twagushimira cyane Perezida ku mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane namwe mwakoze kutuvugisha. Turashimira kandi cyane abantu badahema kudutera inkunga, haba bari muri Afrika, bari Amerika, bari Asia, mwese inkunga yanyu turayibona, ndetse dushishikariza n'abatari bakora subscribe kuyikora vuba, ndetse mugakora na share kugira ngo ubu butumwa n'ibiganiro bizajye bigera ahantu henshi hatandukanye ku isi. Murakoze.